Ibi rero ushobora kubiteka mu minsi mikuru ubona yuko bisa neza, bimeze neza cyane. Ikaze mu gikoni kuri Tugendane Rwanda TV show. Uyu munsi ngiye kubereka ubundi buryo ushobora guteguramo ibirayi cyangwa se guteka ibirayi. Akaba ari uburyo bwiza, bwihuse kandi bworoshye, ndetse ushobora gukoresha muri ino minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Tudatinze rero reka dutangire. Utangira ukata ibirayi byawe. Ibirayi namaze kubihata, ukabikatamo duto dutoya. Ibirayi byacu rero uko nguko bimeze, maze kubikatakatamo dutoya. Ikindi ukeneye ni imiteja, ariko iyi miteja ushatse wayishyiramo cyangwa se ntuyishyiremo, ni ubushake bwawe, ariko iyo uyishyizemo birushaho kuryoha. Rero ngiye kuyitunganya, hanyuma ndaza mbereka ikindi gikurikiyeho. Imiteja rero maze kuyoza, hanyuma ikigiye gukurikiraho ni ukuyikata kwa kundimo dutoya. Imiteja rero n'ibirayi tumaze kubitunganya, twabivanze nuko nguko bimeze. Ngiye gushyiramo amazi angana n'aka gakombe. Turabiza dupfundikiyeho kugira ngo bibire vuba vuba, bishye vuba. Gataho rero mu gihe turimo kubiza ibirayi byacu, turaba dukata ibirungo, ari byo bigizwe na pavuro ebyiri z'amabara atandukanye y'icyatsi n'iy'umuhondo, n'urunyanya ndetse n'igitunguru. Turabanza gukata rero amapavuro. Nyuma ya minota rero turebe ibirayi byacu ukuntu bimeze, byahiye. Hanyuma ngiye kubereka icyo tugiye gukurikizaho mu kanya. Mu yindi safuriya turashyiramo amavuta makeya. Amavuta rero amaze gushyuha, turongeramo turmeric powder. Warangiza ukavanga. Ugashyiramo ibitunguru nk'ibisanzwe. Kuvangamo ibitunguru, uhita ushyiramo inyanya, nazo ukazivanga neza na bya bitunguru. Urabona ukuntu bitangiye guhindura ibara. Inyanya nazo ntabwo zikiri umutuku. Nyuma y'inyanya turashyiramo ya mapavuro, hanyuma nayo tuyavange n'ibindi. Kubera rero ko bisa naho bigenda byuma, wongeramo utuzi dukeya kugira ngo ibi birungo bibanze bise naho bishya bidashiririye. Wongera ukavanga ibirungo byawe, ushyiremo akunyu gakeya kugira ngo bishye vuba. Vangamo umunyu. Ngiye kuba mbyihoreye, ahubwo mpfundikireho kugira ngo bishye vuba. Ngiye kubyihoreraho umunota umwe. Nyuma y'umunota umwe ndaje mbereka uko gikurikira. Nyuma ya wa munota turagarutse, twongere duhinduremo gato. Twongere dupfundikireho amasegonda makeya, hanyuma ndaza mbereka igikurikiyeho. Turagarutse, urabona ko bisa naho bishaka gushirira.
hanyuma turongeramo utuzi ngo dukore nk'agasosi. Turagarutse rero kugira ngo turebe ko bimeze. Tugiye gushyiramo bya birayi byacu. Vanga neza. Ubonye umuriro muke n'ubundi byashirira pe. Ibirayi byacu rero bikaba birahiye, birabonetse. Murabona yuko byahinduye ibara rwose, bisa neza. Ndaje narure rero mbereke. Narure rero mbereke. Ibirayi byacu rero byabonetse, byahiye, birasa neza, bimeze neza. Murabona ko irangi ni iryo, bimeze neza. Ibi rero ushobora kubiteka mu minsi mikuru cyangwa se ukabitegura ufite abashyitsi, cyangwa se no mu rugo bisanzwe warambiwe guteka amafiriti cyangwa se rya bara ry'umweru ry'ibirayi, ukaba wahinduraho ukabiteka kuriya. Murabona yuko bisa neza, bimeze neza cyane. No kuryoha niko rugeretse. Ngaho rero namwe muzagerageze guteka ibirayi muri ubu buryo, hanyuma muzambwire muri comments ukuntu byagenze.